bavuga ko abakurambere ariko bazamugira ko bazamba amafaranga ko bazamba imyenda yo kwambara ko bazamba ibiryo ngarya ko bazangirira neza. Haleluya.
aratubwira ngo mu byo yasize yadusigiye umufasha. Haleluya. Ntabwo uyu mufasha ari umugore wanjye, ahubwo yadusigiye umwuka wera. Kugira ngo amen. Ariko ushobora kubihano yawe ubuzima bwanjye utazabona buriya uno munsi nawibye ngaza mu nzu y'Imana. Mafite impamvu. Ubu hari igihe abantu bari bakureba imbere bakaba batoshe, ariko reka mubwire ongera imbaraga z'amasengesho. Iri tore rirarubona. Wewe ushobora kwibaza ni iki cyanyicashe hano. Reba imirimo ufite, andi bari guhinga, andi bari hehe bari gucuruza. Abatarano bagiye muri Kongo, abatagiye muri Kongo bari iwacu, abatari iwacu bagiye muri Mahoko. Ariko wowe wavuze kubiteka we kubera ibyanjye ndabihomba uyu munsi ngiye kumvira. Ndakwinginze ntumbe gutaha ubusa, aho kugenderera abandi nanjye z'umutsinde. Kugira ngo amenye ariko nakubwire ngo amaso nanjye mbe maso, kugira ngo ufureme icyawe nanjye ngureme icyanjye. Kugira ngo amenye ariko Bibiri tubwira ngo iki? Bibiri iratubwira ngo mushakane umwete, kubera ko mushakane umwete niwe uzamubona. Kugira ngo amenye. Ubu ino ndebe ni iyanjye, nawe turayirwanira none. Ndi kukubwira ngo ngunda kwicara shaka imbaraga zanjye ndaba ari nyinshi cyane, ariko hari igihe byageze amaguru yarakora. Ingendo turazigenda. Ayiwe Yesu nakugirira neza nawe ujye umwibuka. Vugire ngo amen. Ariko iki gitabo kano ni agasosi. Haleluya. Kano ni agasosi. Aka ni agasosi. Aka gasosi rero iyo umaze kugashyira mu sosi y'isambasi warangiza, haleluya, reka gukubitira ubugari ngahariya. Ayi data hajya mutuye hejuru y'ikivu yari twe twatuye. Warangiza ino sosi ugakubitamo ugatamira. Wamara gutamira kandi umva uko Yesu agira neza we. Ayi data uyu muntu uri hano, uyu muririmbyi uri hano naje kukubwira ngo iyi ni isosi, akanyama kari hano inyuma. Ese ni kuki utakwibuka uwo mwuka wera wamaze kugurisha ukongera ugashaka imbaraga zo kukugaruramo? Haleluya. Amen. Wacu navutse mu nda ya mama njyenyine, njyewe gusa njyenyine. Ababwiye ngo mfite umugore n'umwana, muri icyo gihe yari njyewe. Haleluya. Amen. Njye mwana, umugore yari mama, sibyo? Ariko none mfite umugore n'abana bangahe? Haleluya. Amen. Kandi icyo gihe bwari ubuzima bwa Korode, ntabwo bwari ubuzima bwa mama Samuel. Kugira ngo amen. Amen. Buriya iyo turi mu rugo turiyo urumva turi 10, ariko mfite n'abandi batandatu bibera mu rugo, kandi abo bose bamya neza ko nibikora neza uzangiza mu bwami bw'Imana. Niwita ku mfubyi, ukita ku mupfakazi, ukita ku waburaje. Haleluya. Amen. Byakabuza nawe Imana izamanuke bane nawe. Narinje kukubaza ngo bazirize mugenzi wawe wanditse bangahe 2020? Oya ubaze ukumureba, murebe mu maso, nurangiza umubaze 2024 wanditse bangahe? Ongera umubaze ko 2024 wagaburiye bangahe? Umuri kutajya kureba
nakwikundira neza ngagushishozaho ibintu bibiri ngamenya niba umukozi w'Imana icya kabiri ngamenya nimba urwaranira ubugingo icya gatatu ngamenya nimba twicaranye kabiri waba umaze kumenya ibya Yesu ku murongo ngakureba neza ngakubwira turaho yego utaha tuvugana kabiri inshuro ya gatatu bitamubwira icyo gushaka yuje mu rugo iwanjye umupagani njye burandawe mbitagaho niyo waba umusiramu ngakujyana nakugeza mu rugo ngaguhindura jya muri Yorodani ukabatizwa ngakugura udukweto n'agapantaro ngagusirimura neza ukumbi nanjye narasimbutse utabona nambaye tuno turenge gutya kandi twaragwaye amavuta ariko haleluya kubera ko Yesu akura haleluya kuri mbere akabakarabya haleluya yarangiza akabogosha yarangiza akabambika yamara kubambika akabasiga neza byamwene Mariya birya barambishe batashye kugira ngo amen ariko noneho mu minsi ishize korari yacu ku bantu bayibonye mwari muyizi n'abarabirumva tubayizi neza twabayeho tugura ibyuma tugura abacuranzi biriya bibaho mu buzima birashoboka ntagije kubwira Imana atari ku Mana ni gute nasohora amafaranga yanjye ngaririmbira ku ngoma senti ibitse ayiwe amabafure gamanitse na za gitari bino birandambije haleluya uzareba intoki zireka utazarwaye amavunja ariko Yesu arazitunga kazisiga neza kugira ngo amen ariko noneho ndangije ndagenda mfata inzira urugendo tugenda ujye ubarinda neza haleluya ubarese ko ndi gutera yino Yesu wari marayika sariya cyangwa araha numara gupima urugendo rwawe umaze kumenya ko ari iburyo bwawe haleluya uzajya kumenya umuneshi nawe ari hehe ari ahahirya uhita usanga umugome yakubwiye ibumoso nusanga umugome ari ibumoso bwawe uhindukire kugira kumva wiyane yirute ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo ndi kumwe na Yesu tugire ngo amen ndangije gutera indambwe ndanyaruka mbere mushumba wanjye mbanikoshesha kujya mu Bangirikani tugire ngo amen ngezeyo yewe nagikuriye nagushatse Claude nagushatse uri hano muri Bikoro nakubwira ngo uzabiteranira ikindi gihugu ugomba kubateranira dakindi mitayo nagushatse uzajya uteranira ikindi gihugu basi babyarangiye kandi wowe ntibabona imbaraga zo gukora ikindi gihugu muri Bikoro tugire ngo amen ariko ndangije negera Imana yarangiwe Yesu warakoze ndangije negera Imana ndabwira tumva data ibi byuma nabitanze amafaranga umudamu wanjye bitanga amafaranga abana banjye bitanga amafaranga abagabo bari banjye bitanga amafaranga abakobwa n'abadamu none rero duha abacuranzi Imana rero yumvaga gusenga uyamagara udafite ibyaha gusa uyamagara utishushanyije uyamagara utakoresheje nijoro ngo ujye mu mugi cyangwa uzamuke ngo ariko urutoki ndi kubona undi nurangiza ubikira gukorera haleluya ndayigira ati icyifuzo kirakomeye kandi ugomba kugisubiza Imana nayo irambuka igeze mu Bangirikani yicarayo haleluya umaze kwicarayo abahungu banjye babiri bashakaga ibirabanzanije ngira Imana itumva bigende gute abana baraza bambwira tubwira tubatizwe ayiwe nukenera umugisha w'Imana Imana yabikuganisha utuzafite cyose uzagitanga uwo munsi baraza baransura buriya ngewe y'abana natangiye kubitendeka bazaga kunsura buriya ni inama wari umukobwa ubona agerageje cyane acyari kumunzani ndamubona neza nimubona neza muzareba ukuntu ukazazana ari kubabwira ndangije
muri modoka kugira ngo umuryango wa rusengero ndabwo ndinjiremo ariko nanigiye kwakora ugikorere kwibanisha Imana tunange ndahabaye Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa yagiye kumukubita abacuranzi sha nanjye nabiboneye mbamagara umushumba ati turababatiza umushumba ati bishoboka ati njyewe nabirangije n'inyigisho z'umubatizo uzazibaha ariko njyewe byo gukora nabisoje mvugire ngo amen usi uno ushonje ukanyura hano ku muhanda umuntu akakugira igishite ko nabonye hariya hirya aranga bitambika inzara ikakurira mu nzira kandi ubwo mfite ijana ryo kukugurira igisheke kandi ryazana n'igitanga ndabona 200 burara abatazi n'imwe yo gucuruza kugira ngo gucuruza no kujya mu soko gusa hoje njyewe no kukugurira inkweto zo kwambara ko nacuruje umugisha mba nabonye cyane mvugire ngo amen ariko kugenda najya mu soko wababuze ibisorome muri korari ngayikugurira njye mba nacuruje kera nabikiye abana banjye n'umudamu kerwe nabasiganiye muri stock ibiryo byabonetse haleluya iyo Mana weho ubwawe nanjye nawe na mugenzi wawe n'undi haguruka usenga Imana icyo wifuza Imana ntabwo Imana izagusanga mu muhanda izaguhamagara mu rusengero hano kuri umubyeyi twebwe twarahasha hano yitwa ku mubyeyi buriya rero abandi bavuga abapfumu ariko njyewe wemeza umubyeyi wanjye abaho hano niho namuvuye mvugire ngo amen ariko abana turababatiza ndakugendera njya mu isoko umwana icyo yifuza cyose ndakimubwira ndababwira ati gutahe amen wibaza ko iyo utanze rimwe Imana ikubakarira iyo uje ugatanga hano mu nzu y'Imana Imana iragukubira kandi ukabaho mu buzima budasanzwe njya nibaza njye wagujya umbona simbinga sinajya mu murima ariko hari iwacu irodebari hari irodebari hari ishya haleluya vuza mbiki irodebari hamufashe tavuka ufashe hariya ngeho mvuki wacu mariswazi uretse yisugira neza ariko Yesu arahamagara vugira ngo amen ariko yarayize guhamagara akakubwira tumva wino fahariye iwacu kubera ko nabuze mama mfite amezi 3 njyewe narazwe nabo ndasi bakangaburiye njyewe nagiye nisanga n'uruzingo ariko rwenda kugira ngo amen ariko iyo niyo mpamvu kumbwira ngo umuntu ngo yaburaye cyangwa ntabwo umuntu ngo yashe arambwira ngo umwana yabuze ikaramu umwana yabuze ikaye njyewe mfite 1000 mu mufuka nakimwereka akajya kugura y'akaye n'ikaramu babana biwongeye bakamurara iyo mana yo mbana nasenze ndabakira tuma bakura kumbwira dutera tumufuka w'ubukerara mu pembe bageretseho ipate hasi yagwara ubishyi warangiza ukazugambira ngo umuntu agiye kura ahita buriya mfite korari tugamamaze niyo uyifuzeho gatoya rwose pe ni ibintu bizwi giriye korari we agiwe njyewe ni korari yavanye muri kuberi imvaniro de base yasirangarabya irangije iranyambika iranyogosha kugira ngo amen ariko hari iwacu hari abantu baterekera ruba ibisekuru cyacu cyose cyaraterekera bakajya kuraguza ku muntu witwa Nyirakinoti iwacu baraterekeraga igihe kigeze barangira tupfa weho niho tugize umukuru wo kujyaga Nyirakinoti bari bangiranze mingi igitambo
babwire bababwiye ayo magambo rero umwana wabuze nyina numvaga ko abakurambere ariko bazamurira ko bazamba amafaranga ko bazamba imyenda yo kwambara ko bazamba ibiryo ngarya ko bazangirira neza. Haleluya. Ndangije ngiye kwibona nibonageze mu myaka 18 ndi kubagaburira kubahereza inyama z'ihene ngazigabira ku mababi y'ibiko kajya gushyira mu nguni. Yego narangiza inguni zose zigize kajya kubagaburira inyama bivuge ngo barayaga icyo bita ikibindi. yego ko babita kunoga ukabyara bakakibangira ingata iresha naki barangiza bagatereka bamara gutereka. Nuko rero za nyama namara kubagaburira ngafata kuri za nzoga haza n'imi yacu n'ibi ngenda hereza kuza tubaye nawe ngo nawe mwera ngo nawe mwera ngo nawe mwera. Warangije kubona Yesu niyo mpamvu njya mu itorero rya ADEPR irindi no kumva barivuze kuri radiyo ngumva n'abashumba ngo bari kubirinduka nabo ayidata ndariraga imiziki kandi hari igihe nigeze guhangana n'abanyamakuru kuri radiyo ndi kubabaza ADEPR batari iki ko munyoza mu binyamakuru ndababaza atari ko ariko reka mbabwire ndangije ya myaka 18 ibirageze igeze mbona ku myaka yanjye 18 nambara kumupira uvuye hano guca uhishe n'amaboko guca ugeze hano ukaba upfunze n'ibirenge none murebe ahangaha haba ibisubizo. Njye niyo kwita ifuni iri torero sinurivamo kandi iyo urivuze nabi n'igipfunsi cyojyamo iyo urivuze nabi n'igipfunsi cyojyamo iri torero ayitandukanye kwe yarafite murumuna wanjye aherutse kuva mu itorero asohoka muri korari tubwamamaza arangije arambwira ati ngiye mu itorero ry'umugabo witwa Papa Dayane. Ndangije ndamaze ati ariko sha warumeze gutyo itorero riguha ibiryo itorero rikakwitaho nanjye ndakwitaho none urasohotse ngo uragiye umva kubwire mwa ugende ukwawe ni murumuna wanjye buriya ni umugore data yazanye mama amaze gupfa nyina rero ni wowe wagerageje kuvundera urumva babana narabasigaranye nyina arapfa dusigara turi batatu yarabyaye bane abana baranyubaha harimo umutwira yahitira kuri pfu baranyubaha ariko umwana yakoze sakirire kimwe bitamuca iwanjye itorero hano aho warakanya muzi bitamubwira ati ibyo twasangiye umwana ndamubwira ati data yaratubyaye twese ko turi batatu ariko tuvuka ku bagore batatu uzagenda ukwawe nzabana na mukuru wawe nibirangira se turangiriza aho ngaho. Umwana ejo yaje kundeba arambwira ati umva mukuru wanjye namaze kumenya uburyo ukunda itorero nari nzi kutayikunda ayi data we ndamubwira ati itorero ryanyigishe gukanda ku kibambasi amatara akakanda. Haleluya. Amen. Itorero ryanyigishe kubaka inzu ngashyiraho amazi rinyigisha no kwishyiramo sima rinyigisha no kwisiga amarangi rinyigisha no gushyiramo intebe nziza uvuga ibi urangiza umbwira icecekere itorero sitagwa ryo ryatumye mbona telefoni yenze. Haleluya. Amen. Barakurambere ndababwira tupfa imyaka 18 sinzi kwambara ikabutura umutsatsi gwanyereyeho nakoraga mu mutwe nkazana inda 200. Haleluya. Amen. Nakoraga mu mutwe ngazana inda 200 guki ngashyira ku bishi ngarumagura ngashyira hasi amavuta gari garanyishe ariko Yesu ngira neza
Imana izamugirira neza igihe cyose. Buriya mugabo yo wa mbere wanyigishije kwambara ishati, afata ishati y'igipasi, uvuga iyo shati bimeze ibitari pasi ibirambuye ayigata, arangije agatama amaboko ajyana ku mutahira arayidoda neza, arangije angurira n'agakabutura, ubundi arangije aza mu rugo. Pasiteri azanira utuvuta twitwa amarashi, amarashi Munyakazi we, pasiteri wanjye komeza ubeho neza we, uwo yangije nega gukina n'ubuzima, gutya no gukina n'iby'Imana. Ayi ntabwo nayiranga mumanza mubikurure mu buryo biryoshye, muramaze kumenya uburyohe bwacu no kugusura muri korali wa Rwanda no kukuvana no mu rusengero hariya wa Rwanda, wavuga ati Imana uzasubame mu rusengero, ariko reke nigumire hano, ibyo wansezeranyije nzabibone. Iwacu Munyakazi baraje arakoma, Munyakazi wanjye amaze gukomanga barashe ku muryango, baricaye bo ndangije mubonye nsubira mu nzu, barakwarambona neza nk'igisimba. Uyu umugabo wo kubyambara hafi iwacu rero afite imirima, yewe buriya yanzangagaho igihe cyose nabaga nicayemo ndi kwetegera ibishumba, kandi iyo nzangagaho ndaho yo riyovu yaranjabaga ngagutya agakata kigende ngasigara ndi kwetegera ibishumba. Dore nguyu niyo mpamvu nababwiye ngo jyewe ntamuntu utarangiza, niyo mpamvu kubona umwana ariko ndagara ku muhanda njye mbitangira agahinda mu mutima. Iwanjye harigihe mu gitondo uhageraga ukagira ngo ni kuri Arifori, abana nduye ku rusengero, amazu yanjye byari iwanjye ku rusengero neza. Iyo uhageze ikiyakurangira wasanga abana benshi, kandi ntabwo bojya hanze. Amazu amazu 9, 12 abana baho bose iyo atari igihe cyo kwiga babibereye mu rugo, kandi nanjye iyo mbabonye bitamvuga ati dore igituma ndya, dore igituma ndya. Urumva mumvugira ngo amen. Amen. Munyakazi arangije araza ambonye abona nsubiye mu nzu, warandebe gukwirana igisimba cy'ubonye. Ndamubaza ati se reka ngubaze, arambaza we nuwandi gushaka ngwino, noneho kubera ko nabonaga abanyamasengesho bari kuzamuka, hari indirimbo akunda kuririmba, nzajya mu cyumba gusenga kuganira Imana. Ahinda we indirimbo ni ya kera, ngo muno muri visiyo, nyamara mwibuke uyu mwuka wera muri ADEPR kubera ko dufite amabanga tugenda, niyo mpamvu badushoraho n'intambara, niyo mpamvu usanga abashumba bacu bari kubakubitanisha imitwe. Urabivuga urabizi, kandi twe gutya tumeze, twebwe turi insengero z'Uwiteka, hano naho kuruhukira ibibazo byanjye nkabyinjirana amahuriro mu muryango, narangiza namara kugera mu rusengero nabwira Imana ati urakoze papa, ariko ubundi abangaba nabo kugeza ku Mana, aba ndayibinzi nabo kugeza ku Mana. Yangije icyo gihe vugira ngo amen. Amen. Munyakazi ndamwege maze kumwegera ndicaraga kugira ngo atandeba mbone nawe tumara imyaka 18 nari maze kuba umugabo, ndangije nifataza tuguru nduzingira muri wa mupira ndicara, ubundi ndagira guhungura zikajya ziragwa hasi, ndahesha amabyaberenge kugira ngo atabibona. Nawe ibaza umupasiteri aje kukureba, vugira ngo amen. Ariko barangiza ukamukinga mu maso wawe kugira ngo ugahuze amaso, arangiza arambwira atari ko niho naje gushaka. Yesu yakunda namaze ati yakunda ngo nzamumarira iki, atari data we ti nawe uzavamo umugabo, ni nawe uzavamo umukozi w'Imana. Yesu ariko muri iyo minsi hari abantu bazamutse bagiye gusenga, kuko abavaga Ishonyi, abavaga i Murambi, abavaga mu Tanzi, n'abavaga mu Gatovu bose banyuraga iwacu. Ndangije ndabatega aricara mu nzira hagati,
kandi inzu ni ngayino barazaga bakanyura mu kayira kari ngaho ndaza nicaramo hagati bo hano ni inzu hano ni umukingo ndahango baranyura barahagarara ndababaza imana kujya gusenga yibukaga kuba ngaho. Haleluya. Iyo mama muhamagara yazaze kandi gushuka umusatsi ikangura no kumupira ikanyoza ibirenge ikabihangura rero rwanda rwabaye umuntu n'amafuku yo mpamvu nawe igitimo cyo kwambara ariko dore zo naje nambaye kugira ngo tuzagire ubabesha ndo mwabonye ku turenge twaye ndangije ndabitaruye banga kurenga ahandi bitewe n'ikibazo nababajije barangije barambwira ati none mu rugo ni hano ati none se bahe ko tutakubona uko ngiye baba baramfungiye mu nzu mbambari ndagomba gusohoka none se kuki wasohotse sinabyumvishemo ko ari mwebwe murambwira inzira zo kubona imana. Haleluya. Nawe ubwawe shaka inzira zo kubona imana. Amen. Shaka inzira zikwereka uburyo utsikamiriza kuma wayishinga amakofe wayitera imigeri wayikubita uruki ariko ugira ute harya ninde wafashe inyonga ry'itako warindiriye kimani wita yashaka giki kubera ko isoto ushaka ko yakuba yawushatse bwanyije barambwira tumva tugiye kumusengera turi hano mwinzi tugiye kumusengera nda amafaranga dufite ariko isengesho turasenga uzaribonera mu muco. Amen. Harimo umugabo witwa Ndagije abararirimba nzacuruza gusenga nibuke kunyugwa kuko Yesu ari wose nzacuruza gusenga bose bararimba hariyo narinzi si kayo ngewe icyo narinzi gukoreza abakurambere ngabahereza inzoga ngabahereza ibicuma ngabagaburira ariko Claude Isaya yo kugira ngo nzongubwire ngo nawe bakora reka kujya kuravuza kuwakane bagusumwe mu nzu y'Imana. Haleluya. Reka kujya gushaka Imana yitanga wanyu mugiye kuyihisha kandi nahandi umvugire ngamye nari. Amen. Ndangije ndababwira tumva numva bakiririmba ngo nzacuruza gusenga numva kwa mutsatsi muri ngo kugabanyuka numva zandasire kuva ngo zirimo ariko kubera ibyo bari kuririmba biri kumva ta kumva biri ko kumva. Haleluya. Amen. Narebe bifunje ndabona ngo biri kuva ayo mana narebe umubiri wawe wari wabaye amagaragamba nindubonaga kusamaki isamaki muziko bayiharuraga ngakuki kunyakaza agiye kunyuza yamvanye mu rugo kuko ndamazi rero yabonaga aranogeje hari nimugoroba aranjyana arandora akazi ngakamazi meza ngakakandi kabaga iwanyu mu mwanya ndi mu kinyabike aho nono aranyishanya nayo ayesheshanye amateka yanjye bari mureba kuno ndabaha umuco nzagaruka noneho nzanye umudamu wanjye yicara ayiwe we murabita. Haleluya. Amen. Mwebwe muramuzi niba wagira ngo yari umumenzi akunda kuzana n'umukobwa munini ukarusana Claude kumagira ngo tumenye wari yangije munyakaza aranjyana no muri kako arangije ambye ati kuravuga umupira gwanjye nguvanamo urambika hasi abona nambaye ko nafutse ariko Yesu umugabo ungana nawe wamaze gukura ukambara gutya munyakazi imizigira gutoka munyakazi aho uri Imana ikomeze kurindira. Amen. Ndangije rangarabya munyakazi wanjye arangije kwingarabya akagera ambarura kugira ngo noge. Haleluya. Arangije aranyoza
arangije aranyogosha umubiri wose, aranyogosha, amaze kunyogosha Munyakazi amvika utuvuta tw'amarashi, arangije amurika kagashati, arangije amurikamo kagakabutura, hari udukabutura twabagaho dufite imirongo ngahano, abandi icyo gihe bakundaga kubambika, arangije abarangiranye ansiga mu rugo, arambwira ati nagiye turatuvuta utubiki, aleluya, numara kutubika njyewe nzajya ndaza kutugusiga buri gitondo nimugoroba. Munyakazi akagenda mu gitondo akaza kundeba, nimugoroba akaza kundeba, saa sita zuzuye agacungana nuko izuba rirarenga, ageze iwawe icumi urugo kuza kundeba cyari cyarabayitira kake, ubundi aramurikirana. Munyakazi akaza akambandura, yarangiza agafata ubutumba bw'indoki agashyira ku birenge kujya no ku bitsi, akazirikaho ibirere, yarangiza akambwira ati uyu munsi ndaza kureba ku birenge byinshi. Mubikoreye bangahe? Mubikoreye bangahe? Haleluya. Mushumba wanjye aramuzi neza, Munyakazi ndi kuvuga iwanyu ni umugabo wicishaga bugufi, kandi nanone barakicisha bugufi, nanone baracyari pasiteri, aracyumvikana n'ijambo pasiteri. Noneho amaze kunyoza arata, arambwira ati ngwino kwa Yesu. Njyabane kwa Yesu, nawe ngwino kwa Yesu, nawe ngwino kwa Yesu, ngwino ku itorero ry'umubyeyi. Haleluya. Aha ngaha ari nk'ibishoboka ngewe none kuzapfa ngababwira ati ndimujyane mu karungo, ahubwo mukingure mu mbago z'urusengero, niko nari kuzababwira. N'ubundi bwo nibo banandese, n'ubundi nibo batumye menya kwambara, n'ubundi nibo batumye menya kwambara inkweto kugira ngo amena, ariko n'ubundi ni nabo bambaye n'umugore. Arangije, haleluya, haleluya, arangije Munyakazi yo kabyara wabo n'abakobwa, akagira abakwe n'abakazana, akagira abuzukuruza bazamugirira umumaro, yorangiza akabona ku mvimvi buzatuma asaza neza. Munyakazi wo nguwo arangije abaranjyanye, bino ntabwo bihagije, ajya aranjyana gutya ati bino ntabwo bihagije. Ubwo yavuga kugenda gutya rero nuko ngira kindambi yo gutera ndi kujya mu rusengero iwacu. Bamaze kumenya ko nahuye nawe, batangira kumara y'Imana. Tuwero ibiri murabizi, ishati wambaye wayikuye, dufite iyo twakwambitse wayitaye, iyi kabutura wambaye wayikuye, dufite iyo twakwambitse wayisize. Ndababaza atari kwereka mbabazi ko umusatsi wari warangereyeho, ko nagiraga inda ziratemba mu maso, inda zikava mu mutwe zigahora ziri ku mupira, ko umubiri wanjye wari wabagaragamba, ko mwese mumbwira umumaro mwamara. Turi kuvuze ati pasiteri arambwira tuzi n'ikindi ati ndibagutegetse kugira ngo abura abakurambere ati niba baga ihene inyama bazitetse, icyo utazasumaho ni ikibindi, za nyama uzazirye zose, niba kugira ngo ujya kubagaburira wirire, numara kuzirya tuzareba icyo abakurambere bazagutwara. Gakondo yacu ni ijuru. Haleluya. Gakondo yacu ni ijuru. Umunsi umwe bagiye mu isoko, uko bari bameze gutyo bari barandegetse kugenda no kuziragira n'ingorane n'amafundo. Iwacu bari aborozi, umushumba arahazi, bari bafite amahene, bafite amaka, bafite amatama, bari aborozi, bafite imbwa zahoraga gusa igihugu. Iriya kwa irode bar hari abahigi, urutande bagutya ngasibuka ku nyamaswa rimwe kabiri, tukaza tuyikiza ku rutugu. Ndangije njya bitegereza kugira ngo amena, ariko ihene barayibambise kurume nziza, barambwira ati kubanza bagaturavuga ngo
urundi ruhande tugabe kabiri kohereza runaka inshuti yacu urundi ikindi gice cy'urwanda abakurambere bazakimara Irasoma ku bitego bw'ibyo ndabona ndaga tunone zose muzitokose sandura zicurisha kugira ngo istazapfa kandi iramaze kumenya ko abakurambere ko ibintu byapfuye ubwo barangije barazitogosheje mu isafuriya bagira ngo twesore kuburana n'ikiranya n'isafuriya ariko babazanye ikeso bazitekamo barangije kuzitogosa ntibashinzwe kwinjira mu cyumba cy'abakurambere gusa gahunda bajyagayo ndangije ndakugendera yemwe abari kuraguza muze muraguze ka Yesu haleluya hano niho turaguriza twese hano umugabo umugore ngo yageze mu rugo ngo ni umurokore ngo umugabo we ngaza yarakaye ngo none ngo kugira ngo amucubye ngo arajya gushaka mu mugore ngo amuhereze mu kunzaratsi ngo zoye haye mugabo ayi data we inzaratsi ngizi hano ndangije ndakuzi mvugira ngo amene ariko ndashi amaze kuzitogosa ubwo ndangira kugaza amabondo ariko umupira wanjye bari kugumbaza Munyakazi yarambye ati umupira gubika ahantu uzakubera ikitegererezo mu minsi izaza ku bantu bakunda kujya kuri channel yanjye muzareba abakunda kujya muzabona ishati y'umukara akunda kwambara dore ya shati y'umukara ndagonyambarira kuvuga ngo ni byiza ahubwo nyambarira kubereka amateka Haleluya kubereka amateka nubwo nyambara narakuze kandi mfite isura itari yayindi ariko yarashatse kugaragaza uwo ndi ndangije Claude zanyuma barazizanye maze sogokuru rero abagiye kumatiza ubundi ndarusengero zacu ki witwa bapfapure ubundi bapfapure wacana we ntauza ariko tuzaba cyomajya kugira ngo amena ndangije ndicara zanyuma bamaze kuzitogosha barazizana maze bambereza ku masahani ko babaheragaho nanjye ndakugendera no mu cyumba ndangije mfungurugi maze rero kamubwiriza mu mubyeyi we maze bamwicaye kuri yambara y'umutuku icyo gihe imbere ndangije kuri imbere wirona ka gasosi gasome ndayikujyanira muri ka cyumba ndafunga afundisha imisumari kubitaho ndangije nicaramo nzuka kuri yambe ndazirya ko maze kuzihaga neza ndi kuza kuca ndisokera kugira mu cyumba cyo kwiryamira bari barangeretse kuryama ku karago k'agace k'agasambi barangije bangira no kwiyorosa kandi k'agasambi akari byo bingenewe gusa kandi aho ndyamye byaba ngombwa akaba ariho nanihagarika byose mwebwe ibyo muvugaga ndawumubizi nimuzabona abantu barabonye Imana ngo mwebwe muyifate nka mwene siko ngewe buriya nibwo nagira icyo kigira itorero washaka kurirwanya nanjye ngakurwanya nose ndarirwanyaga ngahembwa hari umuntu mbemba haleluya ngemba nibutsa itorero ryapfa ari utaho ryamagukije maze gusohoka ejo mu gitondo so kuraramaza ngo abakurambere wawe baburiye yewe mbere y'ukuntu baziriye yewe baziriye kandi usigaye ndatanga none mu gitondo utundi saa sita utundi nimugoroba kandi ngo ndiguteganya ibyo ndazirya bamara kuzimara cyageze mu buryo bikundi gasohoka amen bahogeraga inzoga ya butunda ya nzoga ya butunda ngo bazaya abakurambere Claude nigaramiye aho ngaho kubera ko njye ubundi mu byanda byanjye mu mibereho yanjye no mu mimerere ntabwo nzi kunywa inzoga icyane ndangije nzimaze
Munyakazi aza kumfu yaramubwiye muzaze nyuma y'iminsi 3 nzakubwira uko byagenze. Hari ahantu twajyaga kwicara ubwe mushumba, urabona hejuru y'iwacu hari kaba yahabaga, twazamukaga twicara niyo kaba tukaganira, ariko akanyigisha ijambo ry'Imana, akanzanira icyayi muri teremusi. Munyakazi we watumye menya kunywa mu karabisi, haleluya, yarangiza akanzanira mu karu ifite isukari n'irindazi rya rurangiza, aguraga 25, akaripfunyika n'isataguritse, akarinzanira ubundi ngicara ngarikemba, nangiza ngasoza icyayi n'ijambo ry'Imana, ubundi ngongera gasubiramo. Vugire amena. Amena. Buriya twicaranye nga gutya mwebwe tukamarana amasaha 2, nuko igihe cyo kuducika kandi impamvu ubuhamya bwanjye ndobubahereza bwose burambuye, nuko umudamu wanjye tutagenda. Ubundi hano mfiteho video tuba turi kumwe, ni umugore utotera ku wundi, ngo bahuze ari babiri ngo bavemo umugore umwe, ahubwo ubwe nyine yavamo babiri. Haleluya, amen, amen, dance, haleluya, amen. Buriya mbabwira umuntu bakubise kugira ngo anyemere murara musenge. Yarababwira ati mareka none yagize akamukubita urukina mukuru akamukubita urundi ramusanga akamusiga zose zigahurira mu mata. Urebe umugabo azamari uriya azabyara, uriya azakuwica, uriya azakwambika igitenge, uriya azakwambika umugore, uriya azajya mu murima. Ariko haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Waba mugufi waba muremure, ikimana gutegurira naho vugire ngo amen. Ariko amen, nuko naribanze kwaka karago rero nuko ibyanjye byose ariho byabize, ndebe ndiri nyuma zanjye se ndangije. Icyo gihe ndamanuka ngeze mu rugo, sogokuru arambaza uriya mugabo mwari muri kuganira, ndamubwira ati uriya mugabo arimo imbaraga ziruta iz'ay'Imana, nanjye mubwira uriya ni umukozi w'Imana, kandi ngo rero none ngomba kuyoboka inzira yarimo. Nawe ubwenge bwanyu murabakundisha umutwe gusa, njyewe hariya ndangije ko hariyo ibiryo, vugire ngo amen. Ariko amen, hariyo amandazi, hariyo icyayi, haleluya, amen, hariyo imyambaro, ayiwe data we, hariyo gukira n'amavunja, dore gatangiye gukira, ayiwe murukubona ngira sogokuru mwishongoraho na nyogokuru mbishongoraho na shangazi na papa yarahari. Nababwira ati kugaburira abadayimoni byahangiye guhera none ngiye kuboka inzira yo kwa Beretirida. Inzira yo kwa Beretirida niho nzakirira, niho nzakura umugore, niho nzakura ubuzima budasanzwe. Kugira ngo amen. Ariko amen, arangije arambere basogokuru agiye kumbwira ijambo rikomeye, arambwira ngo uzakugira itukure, ngiye guhamagara abakurambere bagukonja konje, ubwo busore bufite bugende bugabanyuka. Ndamubwira ati bona nubwo ntabwo najyanwa n'abadayimoni, najya kwa Yesu, kuko njyewe mfitona amaze kwizera. Sogokuru andebye abarambaje, tuvuga ni ibiki? Ndabivuze. Mvugire ngo amen, amen. Ngibivuga ayo magambo, sogokuru sinzi ahantu yagiye akoraho, arangije akora ngiye kwiyumva, numva navunaguritse, numva nituye hasi ngendera. Ngiyo ngareba gutya, ariko ngaba ndo gusubiza, ariko ngaba ndagira ute ndangije ngajya ndasoza umutima ndi kubwira Mana ati Mana ya Mana ya Beretirida Munyakazi yanyigishaga, ndabivugira mu mutima iyo hirya, ari amenye ugafatanya. Ndorya ndongo igikoma, amaguru abapararize, amaboko aragendera ku
shamba n'amasameza kubona ngajya mbona abantu bari kuza kugikira ariko ngabona n'undi nabashe kumbagana nawe ndakuragenda vugire ngo amen hari abibeshaga twebwe iwacu twari turi bagufi ariko ndamundoro yengamye amaguru ngaya yanjye ndangije ndagenda ndakunjama amaguru garakonjama neza munyakazi yaza kunjaka bakamubwira ko ndahari yaza kunjaka bakamubwira ko nagiye hanze yaza kunjaka bakamuhindura umusasi umunsi umwe haza umugore witwa Budenzi umwiginzi Budenzi amaze kuza noneho we aza arimo umuriro udasanzwe vugire ngo amen araza bari baramuye iwacu banjyana kwa nyogokuru banjyanisha kure ko dore ibyo bashaka kubona barangije Budenzi araza kwita umugeri kumwe ku muryango arababwira ngo ibintu by'umuriro bimanza kubatwika niba mutazanye umuntu uri kure bajya kumva ngo ibintu by'umuriro bajya kumva imbaraga z'umuriro haleluya biyumva ko hari iyindi Imana izindi imbaraga muri Rwanda Budenzi asengera ku muryango arangije gusengera ku muryango aravuga ati Uwiteka we ndamwumva ariko ndomusubiza nimba ari wowe waduhaye umunyago kuri urugo turakwinginze mu muntu waryamishije mu cyumba ibunaka aveyo bumvishe cya cyumba baravuga ati uyu mukenyazi we nikikora mu ndogi nyuma cya cyumba aracurira abadayimoni barahunga kiriya gitabo kuko ari kiriya gifite imbaraga zidasanzwe niyo mpamvu ubona abantu bari kugitinyira kure kiriya kirimo ubutunzi bungiza nawe bukabukiza uvugire ngo amen ariko wowe ntabasha kukubwira ngo ukomera ku masezerano yawe amen arangije bumvishe ko ibirimi by'umuriro bitangiye guhangana abakurambere batangiye kwirukanga kandi bo ubwabo barirukangaga imbaraga zabo zikagabanuka bakwirukanga imbaraga zikagabanuka sogokuru ababwiye nyogokuru uti yewe mwoza nicyo cyaba ko cyapfuye kera n'ubundi bakagisengera tukagihamba kare ubundi ko muna cyarapfuye ndikirya ndikinywa cyarapfuye byararangiye tumukibazanire bafite baragihamba bagihambe kare n'ubundi niba naragisengera gipfeki bagisengeye nda nyogokuru anyegeye narebaga gutya gusa abona ndi guhumbya urukumva kutanyiganyiga gasi bigenzo ngajya ndatunga urutoki iyo Budenzi uri kumva ngamubwira ati umugore uri hanze w'amabere wo ngubu n'Imana ikoreyemo nibona namubwiriye ngo niwe utumye nongera kumva neza atuma n'umwuka gugaruka kandi atuma n'impuhwe zongera kumva haleluya amen sengera mugenzi wawe ntacyo witayeho mucyo urukumbo n'ahantu nshobora kuba nicaye ku mukeka nona ariko nakwibuka ibyo Yesu yambereye hano nakurura n'ubuzima bwanjye ndimo none bigatuma mbasha kwegera Imana hari utuntu mba ndimo gukora tumbuza n'abantu benshi abatandukanye ingeri zose Rubavu yose nshobora kuba mburano yo ku munsi ariko kubera ko ari ngombwa ngo nishakire ikizatuma niberaho ngabisiga nkazana avugire ngo amen ariko ngazana ndakindi nitayeho kurya no kuramuka n'ibyo Uwiteka haleluya ndabura nabwirwa ndagitunguye Imana kw'ibyo ngibyo napfusha narwara madamu yarwara abana ku ishuri minerivare yabura ndagitunguye Imana kuri ibyo haleluya amen nibazaga
aho minerivare y'abana iba, ngibaza ikomoka, ngibaza ahandi ituruka, ngareba yawe buriya hari ibyo mutazi. Abana bacu biga mu mashuri yahenze. Mugire amen. Amen. Bajya kwishuri kumara igihembwe kimwe muzikira ibihumbi 100, 120 kibaza amafaranga. Nanjye n'amaguru yanjye nzayakurayo, ariko najya kubona ngabona igihembwe kiraje kiratambutse, cyamara gutambuka najya kubona ngabona ayiwe minerivare y'abaturetse. Haleluya. Amen. Kandi ko bariye banyweye no kwambara wambaye. Imana y'ukubise fagitire ku mwaka wayibwira ko ayo mafaranga wayakuye. Guma hano ku mubyeyi. Haleluya. Hano icya 10 cy'Imana nukibona uzugiretse ikirabari kikumisha ndakugurije nayo uzagite usangishwe. Mugire amen. Amen. Amashimwe y'Imana n'uyabona uyikoreye. Rero mu minsi ishize hari utwaganiye arambwiraga abapasiteri bakishwe n'abatura b'abakirisitu. Ndamubwira ati wowe kabyara abapasiteri babafite imirimo yabo, bariya babarize za kaminuza, babarize babari bakora mu mishinga ya leta, abandi ni abaporofeseri, abandi ni abaki yari amafaranga tujyana. Ayiwe hari icyo mutazi tanga ndakirete ubundi uzakugorora mu ijuru. Haleluya. Aya masima sinama yasize zibitari ku madirishya. Mvugire ngo amen. Ariko biriya byuma none si nusohoka muno aricyo uzasohoka, ariko uzabaza Yesu cyagiye ko nakoze ibi mu rusengero abana banjye bapfa n'inzara. Ayi data iyo wapfa utabibonye sha umva niyo wapfa utabibonye umwana wawe azabirya. Ayi data we n'umuzukuru wawe azabirya, byose bazajya banakumakuma kandi byose wakoze bizaza biri kubamba mu biganza. Haleluya. Amen. Yena nababwiye twitore nongere bisubiremo neza kugira ngo muri murimo warinyiciramo. Hari ugeze gushora ingamba urashaka kuri nyirukanamo, ndabwira ati n'Ikigali nzajyayo, n'Ikigali nzajyayo, ariko ndabwo nyirukana muri itore. Mvugire ngo amen. Amen. Rero ryaranyambitse irangarabya bino bitse byanjye uko nabimeze nk'iby'umuntu ukora muri CHK. Do nabire wagira ni by'abatogiteri bakora mu CHK. Uravuga ibiki? Imana yagukunze nawe ukayikundira ukayigumaho, yakubakira. Ndangije mbira sogokuru maze bagejeje ku muryango nsanga udenza rari kuririmba tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Ayiwe yarazibona aho natabarutse kandi ndacyari mu mwuka ndacyahumeka. Barangije bamwongera imbere ngo ngojyane umupfu wawe. Mudenzi yahoraga iwacu yarazana hakuno uzagira umumaro. Ndangije nanjye numva akabaraga kari kujya karagaruka, ngatera gutya ndimo kweguka kugira ngo nicare bikanga ngongera ndaryama hasi. Mudenzi akanyera. Mudenzi arababwira ati mumereze igikoma muhereze. Baramubwira ati hamagaraho pasiteri muzaniraga icyayi aba ari ukiza. Haleluya. Munyakazi wanjye we, munyakazi n'umuryango wawe, Imana izakugirira neza. Turangije aho ngaho irote bariho nanjye aho kwa magini nka mugire ngo amen. Amen. Aho ngaho ndangije ndabegera mvugire ngo amen. Amen. Ndangije kubegera mbwira Imana tumva rero Mana, Imana irangije ngirira neza, iramfata, irangije kumfata, irangira tumva mwana wanjye ndabatkarame mwami nyagasani, uyu mwanya ndagukijije ugiye guhaguruka, nubwo aya maguru azagira ikibazo ariko aya maguru niyo azatuma umenyekana. Mugire ngo amen. Amen. Maze ndangije iyo y'ikironde pari iwabo mfuwe sheti ariwe korode wabuno aba muri
umuyobozi w'Imana Mudenzi nawe amaze kumubita ibiganza bye maze kubarara ku birenge bye Imana irambwira ati mwana wanjye karame mwami nyagasani Mudenzi yaraguhanuriraga ibyo kurya ako kanya kukaba none Mudenzi yagiye mu itorero ry'umuriro Mudenzi yagiye mu itorero ry'umuriro we ariko mfite ibyiringiro Mudenzi najya gutabaruka ADPR nizamushinga Mudenzi najya gutabaruka Imana igiye kumuha ubugingo Imana igiye kumwemera ibyo yakoreye mumvugire ngo amen amen Mudenzi tuzamushinga Mudenzi yaje gukora itorero ry'umuriro haleluya amen Imana imbwira ati haguruka ndahaguruka ariko ngahaguruka n'umutangazo Mudenzi azana akabingo abarakambaye ati hagarara ambaye akabingo numva imbaraga zirimo arambwira ati genda uzane cya kibingo waterekereragamo mwene sogokuru yaragaze ngarakubonye imbaraga ze zari zamaze kuba netararize Imana yari yamaze kuzinetarariza haleluya amen yari yamaze kuzica ndangije mbata cya kibingo n'amaboko abiri yanga n'urubingo sindamuka ndagiteru uzirye bita mu muryango ati awadayimoni batsindwe tuwiteka we sindiye kongera gukorana na bindi yo mu rugo ko ngo musabye imbaraga zizagiza ku bwami bwawe ndi muri uru rugo musabye inkweto zo kwambara ntibazongere kubona kurengera musabye kwangiza aya mafunji maze gusenya ibintu warangiza ukanyambika inkweto ipantaro nanjye ngabumuntu nk'abantu ngirivuga Mudenzi tuwiteka arambwiye ngo byose arabikwaje amen mvugire ngo amen amen ese wacuruje gusenga ubura kunguka kirirwa mu nguru zidafite agaciro kibuka gusenya itorero ry'Imana haleluya ndamuntu hari bagiye kugira kinoto ndaho byemera ati iwe hamwe ushaka uzaka kandi umugabo yavuga ndasubira urugamba ruguma mvugire ngo amen amen muri hano murari mpamvu mwabonye nibanza no beza hano nahabona ibyiza byinshi haleluya hano nahakuye umugore njaka hano nahakuye abana nifuza hano nahakuye inzu njaka haleluya haleluya hano nagiye mbatoragura utuntu nifuza ariyo mpamvu uyu mubyeyi iri torero rino nimubona mwarangije kubaka gutya muzamenye ko mwarangije gukorera Imana muzamenye ko imigisha yanyu nutajya kwivuguta mu busambanyi ujya kugamarira mugenzi wawe ubu mwicaye ruharwa ubu murozi kabutindi ariwe data we nubona mushumba mvuye mukindura nubona diakoni mwaka mvuye mukindura ubundi umugisha wawe uri hano amen tandukana n'ibyo byose ubundi dore ikintu gituma Imana yacu duhereza ku mugisha wayo shagi yakugerageje ikaguha inoti y'igihumbi ukumva najyashana uri muri icyo gihe uzamenya ko yarangije kukururira iki umuvumo ngewe mfite umudamu wanjye ajya akunda kunganiriza arancunga niba nabonye 100,000 we akamanza yakaye amata akumva ko ndamubwira turabizi kigera kuri 90 kumuriza bino 10,000 ndabyara mu Imana ni cyacu ndabwo ari ibyanyu tekande niba uburana mbwira nabyo bibubitwa we atega amatwi ngo mfate mu mumubwira yo ndarivuze rero atangira kuzana indambara mu nda iyi ndambara asiyo ndambara we yo gusanga urugo abariyo kugira ute ariyo kurwa
kubaka yorangiza akambwira ati ngo nimba arimo agafata ku muceri nakipata yasika ugashyira mu bikorwa byawe ndakwinginze nagaga n'icyacu ngabona nakomeza gahagaze narangiza ngamubwira ati ariko madamu aho Yesu yamvanyura hasi ntabwo ubuzima bwawe ariko tumaranye imyaka 22 ubu mu myaka 22 tumaranye uyu wa 23 tubyayemo abana 8 umwana mukuru afite imyaka 22 ukurikiraho afite 20 tirero buriya wa mukobwa mubona urafite imyaka 20 ariko umubonyagira afite 25 tiburiya rero muri iyo myaka tubanye nagusanze utagira inzu utagira wingishi ayi data we yambira gutyo mumfateye icumu mu rubavu kabiri nagusanze bagira kutazabyara gatatu nagusanze bari kunyura gusajya mu murima kujya guhinga kane bambwira ngo ushobora kungurira umwambaro wo kwambara ndarukweto nzagukura none uyu munsi wa none nyura mu nzira abantu bagashingana inzara bisobanura iki ngwiye kubaha Imana yakumbaye aleluya namara kubaha Imana yakumbaye nawe ngahindukira kubaha ayi data we uzi iyo turi mu rugo mba namwibondeye bananibondeye tukicara mu ndebe none nzamubwira ati ariko wagira nyegamira namubwira kicara mu ndebe akicara mu ndebe nawe nawe tiro gucangana nyuko mu gihe mutarandegurira amazi yo koga baguca imbengo wegamiye umunaniro gwe gusha nakambi atari ko wewe uzagira aho kundekereza ndawuze gutekereza n'abana abana ngomba kubatekereza ko namaje kugutekereza aleluya amen abantu b'Imana ndagaruka yagaruka ayidata uri iyo mbabwira ibintu by'ukuri yino kamera ibizabigaragaza byose ibyo mbabwira muri bizabyerekana ibintu byambayeho mu buzima bwawe gutyo shobora kugira mu rugo nangiza kumbwira atari mu majyana ariko umunsi muzaze mu rugo mwana uzaze mu rugo niyo kamera ubundi mwegamire nangiza mbishyire aleluya amen buriya umwana w'Imana yihereye buriya nawe iwabo bari afite gitari ahantu hafi y'iwacu ho babaga iyo nakeneraga kujya gutema igiti najyagamo kubera ko barabakire imbere yawe na n'ubu nibo ndangwa basigiye ibintu byabo bibaga noneho rero narangiza akajyayo nageramo iryo cyamba yarafite sefu aleluya amen mushobora bashindira terori cyane twavukiye ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natanye amarira nazanye ntabwo ariyo natanye aleluya amen fata mugenzi wawe mu kiganza mufate mu kiganza mubaze ngo mbese amarira niciranye muri urusengero uyu munsi wa none niyo mufite
akabwira ati uno mugore wari unakwamuntu ayibata we ifotokopi zose ndabwo ariko bazibesha. Haleluya. Hayina kwibesha. Imana itabura uko ibigenza. Haleluya. Ndangije nakwigira mwatwagize nageramo ngatema gati ngababwira ati kana gati nakumwa pasta. Haleluya. Umunsi umwe nzangaho ambwira ati itorero rimwe namubwira ati ariko mfite umukameramani wanjye uzavabere tumutegere indege nawe tumuzane wakurira ndege tukagenda. Amen. Oya mbiye mbise mfite gahunda yo kujya muri Nigeria. Buri hari video nakoze ndi kumwe n'umudamu ahita bansaba kumujyana visa ikaba yabo passport ikaba yabo mbemera ko mfite umukameramani wanjye ko ndawundi ngene niyo moza muri icumi pfa ko ari wowe ubayoboye bose tuzabishyurira. Amen. Undi kwitegura Imana ishimwe kugira ngo amen. Amen. Wewe barakora byose banza ukorera Imana numara gukiranuka isezerano Imana yarimbaye ku nzuru ndege abantu bari kugenda ajya muri korari najyagamo nayigeramo bareba ibirenge byanjye ukuntu biri kugenda bihagaze barangiza bakandurumbura muri ya korari musoko. Amen. Cyangwa namubwira wino utari kuza wino. Amen. Hari ubuzima kandi nyuma y'ubuzima hari ibindi kugira ngo Imana ariko ukoresha ubwenge utamwishyuye cyangwa ukoresha ubwenge utamwishyuye. agarara oya yewe agarara neza kugira ngo amen. Uyu mwana mwamubonye korari ya mwakiriye gisabye umugisha ku Mana. Imana amen. Yewe najyaga muri korari kubera ko nari ndi mugufi indwaye n'amafunja bakanyirukana ata situziranye iminsi yose ujya kujya neza ariko rugamba rubonye ariko rugamba kabiri wari warambisha usengera ariko ndakuva baradusuzuguraga ngo abantu bagukunda mu mara tumase umva rata wowe we iwanyu bazakunda kurire bajye barakora kuza kunyisurira nzakwereka aho tuzagera. Haleluya. Haleluya. Ubu buzima urimo none nanjye ndimo none. Amen. Amen. Niyo mugenzi ngo byose biva mu gusenga. Ntabwo ndi kwihana mu muryango wacu wose ugeze iwanjye ukagera no mu mazu ya bene data bose bahari bahita bambaza mu mafaranga uyakurahe ndabwira ati nyakura kwa Yesu. Haleluya. Amen. Nisha kujya kuzima duke wabonye gerageza mu nzu y'Imana hari bazaga ngo barwa pasiteri se Rwanda zabaye azaba bariri sana wewe batarike kandi twisho musenge ture wigende kandi cyacumi bitanye amaturo yishimye wigende nibatangaza ati uyu munsi tuzagura umufuka wa sima niba ufite 11 tangoro no kugura ufite hariya kutubambasa niba ari ibyuma baguciye 200 undi bamuca 50 undi bamuca 30 undi bamuca 20 undi bamuca 10 undi bamuca 5 undi bamuca 2 undi bamuca 1 ibyo biciro byose turabigira. Haleluya. Nurangiza ucunge wa mukene muri korari utazabona ya mafaranga kandi hari abakene duhamiraho tukabacira 30 kandi ntabwo bazayakura ariko tukagerageza imirimo yabo tundu bazayikora
Haleluya. Nurangiza ugenda umwongorere turabizi iti nujya gutanga ari kugiye kumuha nduzifuze kuno kuboko kukwereka ko kwamenye icyo ugiye gukora kuno kugiye kumuhesha umubyeyi rero nabonye ndahandi bakuraga amafaranga none enda ndushyiremo weho kandi dugaragaze kandi wagize ute wayaguhaye. Amen. Bazamusabira umugisha kandi we wamuhaye imana izamuha. Amen. Kugira ngo amen. Amen. Yewe korari yanjye tubwamamaze buriya hari igihe kigera tugafata iniforume kandi iyo nashatse umuririmbyi ndajya kumukura ibunaka kugira ngo aze muri korari yanjye yewe ndahaguruka ngagenda n'amaguru yanjye mushumba ndabona kugenda n'amaguru we ariko iyo nabwiyemeje urugendo ngagerayo ngamubwira tumva ngiye ndashaka ngo turirimba nyuma yaho ese buri iyi misanzu nzagenda yikura yesu azana ariko ibyambere by'ibanze byose kandi hano rero niho umenya icyo babaye cyo buri kimwe mvugire ngo amen ariko Amen. buriya mu nzira mugenda ujye ugaragaza uwo uriwe nutera intambwe wirebe ndinde imyambarire yawe kugaragaze ndi umukirisitu mvugire ngo amen. Amen. buriya ngewe muri korari yo mfite perezida wanjye rero perezida we arakwitegereza akakureba yazajya kukubwira akakubwira ijambo rikomeye wazajya kubona ukuntu ugomba kubaha yesu. Haleluya. Urasi mbonye uriya mugabo uriya mugabo mubona ufite agakiza kuzuye ku mutima ntabwo mwakabonye ku munwa gusa ubwo hose karimo no mu birenge hose arakumvaga mvugire ngo amen. Naje kukubwira ngo komera ku masezerano, naje kukubwira ngo humeka, naje kukubwira ngo uva mu byo urimo, naje kukubwira ngo imbaraga z'Imana nta kindi kibayeho ziri kugushaka kugira ngo Yesu akugirire neza. Uriya uyu mugabo pasiteri Munyakazi impamvu namwibanzeho cyane ni igice cy'ubuhamya cyo ndi kwinjiramo ubu ngubu ndi gusatira ubuhamya nzababwira maze kwizanira umugore uriya gutya ndi kureba ku masaha yagiye maze kwizanira umugore. Haleluya. Amen. Vuga ibiki maze kwizanira umugore umva uzagira ukwicara nurangiza umanze umenye ngo ibya Yesu bimeze ute maze kwizanira umugore. Haleluya. Maze kwizanira umugore nari mfite mama wacu uwo papa yazanye ari umugore wa gatatu tugiye gusoma ijambo ry'Imana niturangiza dusenge kugira ngo duhanyirize muri amasaha yacu dutahe ubundi buhamya naje kubavumbisha dukeya nzamubahereza nicaranye nawe nzababwira uburyo maze kwizanira umugore ukuntu mama wacu yamurwanyije vugira ngo amen ariko yarangiza agashaka kunzanira undi ukuvuga ibiki harangije mbere z'ibirozi tibino birozi byandu bikira mu musego satani yamaze kugufata amatwi urumva uhita wumva ko ibyo uri gukora bifite ukuri ndangije ndagenda ndamwegera mvugire ngo amen. Ndamaze ati si yewe Jacqueline we biriya bintu by'umbaye yajya ngo ndabikoreshe arambwira ati genda bikire ku musego aho urashyira umutwe wawe yari yamaze kunyinjizamo ko umugore wanjye ngomba kumwirukana ko twari tubyaranye umwana umwe gusa wa mbere arambwira ati uyu mugore ugomba kumwirukana akajya iwabo gakwereka umukobwa w'umubakire uzakugirira umumaro indata we urumva narayetse amaboko Imana we abagore b'iminsi abagore banuma mumanze gushaka ubwami bw'Imana ibindi dukeneye tuzabyongererwa vugire ngo amen ariko turangije narakugendeye maze bya birosi abarabimbaye hari n'ibigisi byo gushumba hari n'ubwoya ndasubira hari n'inyongoro ndazi ibice byazo hari n'utundi tuntu tw'udusimba twoya arangije arambwira ngo genda ukire ku musego nurangiza ukanga kuvuga ko wenda gupfa k'umugore yakoroze none turaza dushake bya bintu ko ndabaza aho wabisize bijya bigaragaza mvuge ko yari yaguteze ibirozi ye madamu umva naje kukubwira ngo komera ku mwami wawe
komera ku mwami wawe, komera ku mwami wawe. Haleluya. Amena. Iyo wasenze ndabisinziriye, inzara ishobora kukurya ariko Yesu akaza kugutabara. Haleluya. Tujya gushakira mu buraya, duce mugabo wawe inyuma. Oh, haleluya. Imana yarangiza, Uwiteka akaza akagukorera igiti. Haleluya. Yesu akakwambika, yamara akakwambika, maze ubundi ukavuga neza. Umva, shikama. Ai data we, ndaciye gukebuka. Murumuna wanjye rero yarahari. Murumuna wanjye ndabwira arasa mu buryo bwo gutunda, arangije abashira byane tungiye gupfe bwagenge buke bwa bupfu bwanjye byabirose byo bari bati bambaye muziki nyoboro yo Bwana ndizama rwose rumwe. Haleluya. Kibarugihene nibarugita ndabona uko yatitse. Mumvugire ngabe. Amena. Ura mudamu n'umwana yaje kumva turi ya umwabonye. Afite ubuhamya buteye ubwoba. Abubahaye ndamunota murambya mu gatusi. Ubu nawe ndashaka kumubwira ngo uzafata umunsi umwe nguzane ugere hano nuhagera bakwereza umwanya igice cya mbere cyawe cy'ubuhamya kuri cano nzabushyireho abandi bagabo bagukurikira muri kundi bazajya guhabwa bakaba uziyo yanteruye buriya uri kuvuga ibiki njyewe nifitiye umugore Imana yambaye atari abagore ba none ntabwo ari abagore b'iminsi ni umugore Imana yambaye nzaba zikunda Imana yaduhuje mvugire ngo amen ariko haleluya Amena. uri kuvuga iki uri kumbaza iki Yesu yanguye kure niba ushaka kumenya ibya Yesu impamvu hari umwana narindi kure iyo muko usengera hano aha hamose n'abana bagirirwa imbere ariko uzakora ibyahiriye hirya kanze n'ubikora mwamvuye uruhande ariko muzi ko mbaherekeza akabageza kuri pfundo n'akagare ndasanga abantu bakwerera imbuto mu nzira cyangwa mu kazi kawe urimo abana bakakwerera imbuto ukabona ibindi byiza. Amen. Amena. Narababwiye muzika asengera mu itorero ryacu ryaza anyisagagureho anzunguze ambwire neza maze mwumve neza none ko muri kundeba urukuge biki buriya rero hano hari umuntu wakomeje guseka ngo arebe inyinya ariko ngo ayoberwa hano niba ari uwahanga niba ari uwahandi hantu niba yarasha ariko mata waje amuvuye twahuriraga ndahunze ndamenye kufite yego niwe rero wakunda kulipa kuri duwani kirekire nitamuriza niba hari umuntu urabonye ibimyaka icumi yashira naza nahita mubwira tuhana arakubonye